Hallelujah. Imana ko ahubwo nubwo guhagarara hano I thank God for this opportunity to stand here. amazina yanjye nitwa Kayiranga Massai My names are KAYIRANGA Massai, nsengera ku itorero Zeal of the Gospel Church and I belong to the Church of Zeal of the Gospel. nshimye Imana ko impaye ubuntu bwo gusangira namwe ubuhamya ku byo twize And I thank God that He has given me this chance to share with you the testimony based on what you have been running. mu mahugurwa twagize y'abayobozi muri iki cyumweru The trainings we had the trainings of the leaders we had in this week. twagira ubuntu bwo kubana n'umushumba Pastor Ko ndetse na Pastor wacu Sultan Eric. We received the much grace to be together with the senior pastors, Pastor Ko and Pastor Eric. Twahuguyemo byinshi, bimwe muri byo byangiriye akamaro ndetse navuga byose byangiriye akamaro. So we were trained in many things, and all of them benefited us a lot. Niyo mpamvu ngira ubuntu bwo kugira ngo mbibasangize icyo nakuyemo muri ayo mahugurwa. That's why I came here to share what I gained from these trainings. Ku munsi wa mbere twize ku nkuru ya Yona, uko Imana yamuhamagaye kujya kubwiriza abantu b'inenewe. The first day we learned how Jonah was told to go to preach the people of Nineveh. Arangije we ahitamo kujya i Tarushishi. But he himself chose to go in a different area. Ni ukuvuga ngo hari icyo Imana yamubwiye gukora, hari n'icyo umutima we wamubwiye gukora. So this means there is the message of God of what he can do, and he received the other voice of himself. Ni ukuvuga ngo yahisemo icyo we umutima wamubwira, ajya mu nzira itandukanye n'Imana yamubwiye. And finally he followed the choice of him, and he went to different way of God. Nk'uko twabibonye ntabwo byamugendekeye neza mu nzira, kuko yahuyemo n'umuhengeri mu nyanja. And as we saw, it was not well because he faced a challenge in the sea. Birangira n'ubundi iyo nkuru asubiye muri ya nzira Imana yamubwiye, ariko bitagiye mu nzira nziza, no kuvuga ngo yasubiyeyo bitamworoheye. And finally he went to the way of God, but it became difficult to him. Hanjye ku bwanjye byanyigishije ikintu gikomeye, bitewe n'uko nanjye nibwo buzima mbaho buri munsi. And personally I learned a very important lesson, because it is the similar life I live daily. Buri munsi y'ijambo ry'Imana cyangwa se ijwi ry'Imana iyo rije kuri jyewe nsanga rinyuranyije n'uko njyewe nsanzwe nibwira. So whenever the voice of God comes to me, I judge that is different from my own thoughts. Hari igihe ngera wenda nko mu bibazo, nk'urugero mu bintu byagiye bimbaho mu buzima busanzwe kuva nakizera ubutumwa bwiza. Sometimes I faced challenges after I received the gospel. Hanyuma iyo ngishije inama wenda nk'umushumba, hari igihe angira inama numva inyuranyije n'uko njye nashaka ko abimbwira. So when I face a problem and I ask for advice, I could hear a pastor telling me different from what I used to think. Akenshi nubwo namujyaho, ariko hari ukuntu nanjye mba ntekereza ko ibintu bikwiriye kugenda, cyangwa se uburyo nakivana muri ibyo bibazo na mbere y'uko angira inama. Of course, even before going to ask for advice, I have my judgment, the way I can overcome the problem I faced. Aba nanibwira ndetse ko wenda iyo nama ngiye nibwira ariyo we ari buze kungira. And I sometimes expect that he will advise me in the same way of my thoughts. Hari igihe rero angira inama itandukanyije n'uko ngiye nashaka ko ibintu bigenda. But many times he advises me differently from how I think. Kenshi hari n'igihe ntabyemera, nkakora kwa kundi ngiye natekerezaga. And many times I do not agree, I just follow my ways. Kubera ko mvuga ngo wenda impamvu yangiriye iyo nama nuko atumva neza ikibazo mfite uko giteye. Because sometimes I judge that he went wrongly to the point. Rimwe na rimwe n'igihe mba numva namusubira imbere nkamubwira nti hari ukuntu wambwiye bishobora kuba utumvishe neza ibyo nashatse kuvuga. And I sometimes think to go back to him telling that maybe you heard me wrongly. Hanyuma birangira n'ubundi nkoze hari ibyo nagiye nkora kwa kundi nyine natekerezaga sinumvira inama ze. And most of the things I followed my ways, ignoring the way of the servant of God.
icyo nabikuyemo rero nk'uko Yona yahuriye n'umuhengeri mu nyanja, And something I learned is that as Jonah faced a wind in the sea, nanjye niko bingendekera iyo nafashe inzira zanjye, rimwe na rimwe hari igihe mpura n'iyo mihengeri. the same result of mine when I follow my ways. ndetse kugira ngo ngaruke no muri ya za nama yangiriye mbere, bikaba ari ibintu bikomeye cyane. And to come back to the advices I was given by the pastor becomes something difficult. Bitewe n'amahugurwa twari dufite ko yigishaga cyane cyane ku kwihana And the trainings based much on repentance no kwizera, and faith. nanjye byampaye kongera kwibuka neza yuko nkwiriye kwihana inzira zanjye. And it gave me this mind of repenting my own ways. Hari ikindi twize ku munsi ukurikiyeho, umushumba wanjye Eric yabanje kutwigisha neza ku bijyanye no kwakira ijambo ry'Imana ubwo ryaba rinyuranyije n'ibyo twe dutekereza. And the other thing is the lesson given by my pastor Eric, talking about how we can receive the message of God even if it is different from us. Tugatakariza icyizere ibitekerezo byacu cyangwa se inama twe twigira ubwacu. And we despise our thoughts and the advices arise in us. Pastor ko hari ikintu yongeyeho uwo munsi nanone kuri ya nkuru n'ubundi ya Yona. And Pastor Ko added some other thing to the same story of Jonah. Yatubwiye ukuntu Yona yagiye kwicara ahantu, izuba riramwica rimera nabi, hanyuma Imana imeza uruyuzi ruraza ruramukingiriza. So he taught us how Jonah took a rest in a certain place, and God provided a plant which covered him from the sun. Hanyuma Yona yishimira cyane urwo ruyuzi ndetse aranezerwa, yumva ko Imana imugiriye neza. And Jonah was pleased by that cover given by God. Hanyuma Imana izana inanda irya rwa ruyuzi ruruma. But later God made it dry. Hanyuma Yona none arakarira Imana, aravuga ngo ndetse arumva yifuza no gupfa. And Jonah complained to God saying, I wish to die. Nk'uko Pastor ko yaratubwiye ati iyo ibintu bihuje nuko wowe utekereza cyangwa Imana ikoze ibintu bihuje nuko wowe ushaka ko ibintu bigenda, urishima ndetse ukumva ko Imana aho ngaho ikoze neza. And Pastor Ko taught us, if God does the same as you expected, you appreciate. Hanyuma iyo haje ibindi binyuranyije na kwa gushaka kwawe, imitima yacu irongera igahinduka, twumva Imana ikoze nabi. But when something comes differently from your will, you judge that God does wrong. Nabyo nasanze aribwo buzima mbamo buri munsi, iyo mbonye ibintu bivuye ku Mana bihuje no kwifuza kwanjye ndayinezererwa. And I saw that it was my own life. When something comes from God, pleases me, I feel happy. Ariko iyo mbonye ibinyuranyije nuko nifuza, numva nanone Imana ntayishimiye. But when God provides differently from my will, I am not happy with him. Kubera ko twigishwaga byo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, akenshi nanone iyo tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza ku bantu, hari igihe tuba dufite uko dutekereza wenda ko bari bwakira ijambo ry'Imana. Actually, the training was about how we can go to preach the gospel, and when we preach and people are happy with the gospel. Ariko nize ko niyo batakakira ubutumwa bwiza uko ngiye nshaka ko babwakira, still ngomba kubabwiriza. Something I learned is that even if people may react differently from my will, I need to keep on preaching. Nibutse ko rimwe na rimwe nivene mu nzu y'Imana mu nshingano zimwe na zimwe tugira ubuntu bwo guhabwa. And I came to remember that as we are serving God, we sometimes get this grace of receiving. Ukuntu abashumba bacu batuyobora rimwe na rimwe hari igihe bumva atari ko bikwiriye kugenda bitewe nuko nawe ufite ibitekerezo byawe. And sometimes we judge that the pastors who are leading us are not proper because they are not matching with our own thoughts. Nize nyine ko iyo uje imbere y'Imana ufite ukuntu utekereza utari hano ko wowe utekereza. So I learned that when you approach God having your own expectation before repenting, biragora yuko wakizera ibyo Imana ikubwira. It's very difficult to receive what God speaks to you.
kubera ko nawe hari ibyo uri kwibwira. because you yourself have the other kind of thinking. Nashimye Imana rero ku bw'amahugurwa twagize yatubereye ay'umumaro cyane ku ruhande rwanjye. I was very happy for the trainings we had. On my side, it was very important. Nubwo nzi wenda ko ntahindutse completely, bisaba ko ari urugendo nkomeza kugenda nibwira icyo Imana imbwira. Of course, I know I was not completely changed, but it's a progress of receiving what God speaks to me. Ariko hari icyo nakuyemo, hari itangira nagize, ndetse hari n'icyo byongeye kunyibutsa ku rugendo nkwiye kugenda, cyane cyane wenda turi kubwiriza ubutumwa bwiza. But of course, I got the foundation and the way I will behave as we are going here and there, preaching the gospel. Mu myaka navuga ngo nakiri ubutumwa bwiza hagiye gushira imyaka 9. So it's almost 9 years after I received this salvation. Nahuye n'ibintu byinshi bivuguruza uko nibwira, ndetse n'ubutumwa bwiza ubwabwo ntabwo bwemeranyaga nuko nari nsanzwe nibwira ko iby'Imana bikwiye kugenda. So I faced so many things which were different from my thought. Even the gospel itself was different from my understanding. Uburyo bambwiyemo ko ndi umunyabyaha numvaga bari gukabya cyane atari ko ndi. So the way I was preached I'm a sinner, I thought they exaggerate. Ndetse n'uburyo bambwiyemo ko ndi umucyansi nabwo numvishe bakabije cyane. And the other way of telling me that I'm righteous, I judged that he was also to exaggerate much. Ko kumbwira ko ndi umunyabyaha nta cyiza nigeze ngira, numvaga hari byiza nakoze. For the fact that I never had something good, yet I thought I did. Ako no kumbwira ko ndi umucyansi nk'Imana nabwo nkumva nabyo bidashoboka. And also to be told that I'm holy as whole as God, I thought this is also something beyond. Ako ndashima Imana ko nakiriye ijambo ry'Imana nyuma y'igihe kinini bari kunyigisha. But I thank God that after some time being preached, finally I received the gospel. Kandi nizera ko no mu kubwiriza ubutumwa bwiza dukomeza kugendera kuri uwo mutima wo kwemera iby'Imana itubwira tudashingiye ku byo twebwe ubwacu twibwira. And as we are preaching the gospel, I hope we move with this heart that we need to receive what God speaks to us, not our own thoughts. Mwakoze cyane, nibyo nashaka kubasanga. I thank you. That's all about my testimony.